uri aho ngaho ubwo urasenya mugenzi wawe, urashaka ikintu cyamurimbura, urashaka ikintu cyamusebya, cyakwangiza izina rye, cyakwangiza ibyo akora. Guys, ibyo gukora byiza ni byinshi, kuki uhitamo gukora ibintu bibi? Ibyo gukora byiza ni byinshi, kuki uhitamo gukorera ibintu bibi? Ese uratekereza nudasebya abandi cyangwa nutabavuga nabi ntabwo ibyawe bizemerwa? Kora umuntu ibyo akora nibyo bituma abantu bamwubaha. Ndiho kandi birashoboka guhuza ibitekerezo by'ubuzima, ubuhamya n'ubutumwa bushimangira icyizere cy'ubuzima. Ntukazime. Hello my friend, nditanga ushaka nk'uko mumaze kubimenyera, umunyempano uhiga abandi. Narababwiye ngo ibyo uzi n'ibyo nzi tubihuje byabyara ikintu cya fresh. Uyu munsi rero kuri itanga ushaka speech ndagira ngo tuganire ku kantu. Mujya mubona abantu ukuntu muzindukira ku kazi, mwese mukagera ku kazi rwose ukabona abantu benshi bitabiriye umurimo, barakora akazi kabo bashishikaye, ariko ukabona hari umuntu umwe uzenguruka ntacyo akora ahubwo ari muri bwe. Mbese wa muntu uba uharashishikajwe no kuvuga ibyo abandi batakoze neza gusumba uko wakora, ugasanga we ibyo akora ntabikora, ahubwo ashishikajwe no gucunga ibyo abandi bakoze, rimwe na rimwe ngo batanakoze neza, kandi ugasanga n'ibyo yakabaye akora umwanya wo kubikora ahubwo yawumaze ari muri shyushyushyushyushyu, avana hariya ateranya umuntu agira gutya na gutya, rimwe na rimwe no ku bintu adafiteho amakuru. Ibyo ni mu kazi. Ese wigeze uba muri gurupe y'abantu, wenda nabo musengana, nabo mukorana siporo cyangwa muhurira mu bindi bintu bitandukanye, ariko ugasanga hari umuntu buri gihe uhora yakoresheje agatsiko k'utunama agamije gusebya abandi cyangwa se agamije gusebya undi muntu. Njyewe ndashaka mumbwire biriya bintu mutekereza ko biterwa n'iki? Narababwiye iyi ni channel tuzaduhuriraho tugahuza ibitekerezo, nzajya mbabwira uko mbyumva, namwe mumbwire uko mubyumva muri comment, cyangwa se niba hari n'ushaka kugira icyo yumva twaganiraho butajya cyandika muri comment, cyangwa se nawe ubwe ashobora kundeba tugakorana ikiganiro tunari kumwe, nta kibazo. Iyi ni channel y'Abanyarwanda, mwese murisanzuye rwose, mujye muza muganire kandi muvuge ibintu uko biri. Uyu munsi rero rwose nagira ngo nkwiyame, niba uzi ko hari abantu muhurira muri groupe iyo ari yo yose, cyangwa se muhurira mu bintu ibyo ari byo byose, ariko ukaba uhora urajwe ishinga no kuvuga ibyo abandi batakoze neza, cyangwa se ukaba uhora urajwe ishinga no kubasebya, stop. Turi mu Rwanda rutuje rutekanye, dore tugiye no kwiyakirira igikombe cy'isi cy'amagare, bwa mbere muri Afurika, bwa mbere mu Rwanda, ibintu birenze. Ariko uri aho ngaho nkaho wakoze nawe ngo ufatanye n'abandi mu kubaka igihugu, ukora ibintu biteza imbere umunyarwanda n'u Rwanda, uri aho ngaho ubwo urasenya mugenzi wawe, urashaka ikintu cyamurimbura, urashaka ikintu cyamusebya, cyakwangiza izina rye, cyakwangiza ibyo akora. Guys, ibyo gukora byiza ni byinshi, kuki uhitamo gukora ibintu bibi? Ibyo gukora byiza ni byinshi, kuki uhitamo gukorera ibintu bibi? Ese uratekereza nudasebya abandi cyangwa nutabavuga nabi ntabwo ibyawe bizemerwa? Kora umuntu ibyo akora nibyo bituma abantu bamwubaha, bikanamwubahisha ahantu yajya hariho hose. Ntabwo ibyo avuga aribyo bituma abantu bamwubaha. Amagambo just people keep talking. Gabanya kuvuga, wongere ibyo ukora. Wisebya abandi kugira ngo wowe izina ryawe rigaragare neza. Abandi bibona promotion mu kazi kuko bakoze akazi k'indashyikirwa, cyangwa se uko bakoze ibintu byabo neza, ngo wowe wumve kuzahabwa promotion kuko wasebeje mugenzi wawe. Ariko mwanga gutekereza ngo ubwonko budashira. Sinumva ukuntu muhitamo gukora ibibi kandi hari ibyiza. Abantu barazinduka bari mu kazi, wowe urazinduka ubasebya. Umuntu yakora ibintu 100, kimwe kitagenda neza,
ukacyuriraho ugatangira kugikritika kandi wowe nyamara nta n'icyo wagerageje gukora. Reka njye mbibutsa n'ababosi, niba umuntu akoze ibintu 100 kimwe nikigende neza, mujye mwita cyane ku byakozwe neza mwo kujya mutinda kwa kiriya kintu kimwe kitakozwe neza. Kuko n'ubundi hakosa uwakoze, utakoze ntiwanakosa. Nta nubwo mukwiye kujya mushima abantu ngo ntabwo bakosheje, usanga kenshi abantu batakosheje ntibaba banakoze. Ese ari uwakoze ibintu 100 agakoramo ikosa rimwe, ibindi 99 yabikoze neza, ari n'uwakoze ubusa ntagire n'icyo akosa, se baninde wakoze ikintu cy'agaciro? Ababosi rero namwe hari igihe muduteza ibi bintu byirwa bivuga ubusa, hari igihe mba narakaye. MC Mahoni Boy niwe waririmbye akaririmbo yagize ati akarimbo ka MC Mahoni Boy yaririmbye ngo muri mwe ninde untunze ninde unyambika ko mwigiza magitere kubera guterura maritere, nta kibazo nta n'ubwoba mu magambo mumvuga n'imitego mutega nkubitasaga nkayikwepa ndakaga, unyishinze wayora ishinga ukibonamo inzaga, ndicyago kurusha indwara ntuzamfate nka Karori cyangwa se Karezi, sinyinisha gani sinywa mugo cyangwa ganji, ndasha amagambo nka mashini gani ariko sindigera nkanga umuntu ngo we muntu gani, sinanzweho na shitani, sinkora akazi k'ubusa niyo naba noza amasahane cyangwa noza amamodoka, andika andika si fatanya some musi haguruka simbuka, andika andika si fatanya some musi haguruka simbuka. Guys, amagambo yanyu ntacyo azadutwara, twitangajwe imbere no gukora ibiduteza imbere kandi biteza imbere igihugu cyacu cyiza. Ubutaha tuzakira igikombe cy'isi cya football cyangwa icyanira speed skating hano mu Rwanda. Twagiye nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byari ikintu cya fresh. Peace and love, boom fire. Kanda kuri subscribe nonaha, ubundi buke kugenda ukamfollowinga kuri social media zanjye zose ni Itangishaka.